Bismillahirrahmanirrahim. Ntangije izina ry'Imana Nyagasani Nyirimpuhwe Nyirimbabazi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibisingizo byuzuye ishimwe n'ikuzo ni bya Nyagasani umuremyi w'ibiremwa byose, we uduhaye umwanya nk'uyu kugira ngo dukore ikiganiro. Ese muvandimwe, wari uzi ko Bibiliya ivuga ko abantu ba kera basibaga mu kwezi kwa cyenda bakiyiriza ubusa bashakisha ibihembo by'Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala? Gusiba si igikorwa gisanzwe, ahubwo ni ubutumwa bw'amasomo y'Imana Nyagasani, ibyishimo n'amahoro byuzuye. Reka twige icyo Imana yashakaga kutwigisha idutegeka igisibo. Ariko mbere y'uko nkomeza, wowe ugeze kuri YouTube channel bwa mbere, kora subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo utazongera gucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi by'iyobokamana. Namwe dusanganywe, reka nongere mbahe ikaze kuri YouTube channel yanyu Abubadawa. Ikiganiro mugiye kukigezwaho n'umuvandimwe wanyu Masengesho Abubakar. Uyu muvandimwe arabaza ati, ese gusiba kw'abayisilamu byaba bikorwa gute? Ese byaba bifite inkomoko muri Bibiliya? Ikibanze muvandimwe, na mbere y'uko tubona igisubizo nyacyo, ni byiza ko tumenya gusiba byo ubwabyo byavuye he. N'ijambo gusiba naryo ubwaryo ribanze risobanuke, kubera ko hari abo ridasobanuka. Iyo bumvise ngo gusiba, hari abo ubwenge bwabo butabishyikira. Iryo jambo gusiba risobanura kwiyima cyangwa kwifata mu bisanzwe ndetse no mu bidasanzwe kuri mwene Adamu cyangwa se ku kiremwa muntu. Nk'urugero, kurya, kunywa, kuvuga, kureba, kumva no gukora ibikorwa bibi n'ibindi byose birakaza Uwiteka Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Ese gusiba byaba byaravuye he? Niye impamvu ituma abayisilamu bitabira igisibo? Iyo igisibo kigeze, ubona babyegereje umutima, bose bakitabira, bose bagahaguruka ntibakwe mu kubahiriza itegeko ry'igisibo. Muvandimwe, Imana Nyagasani idutegeka gusiba nk'uko bishimangirwa n'amagambo yayo matagatifu aboneka muri suratu Al-Baqara aya y'183, aho Imana ivuga iti: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Imana iravuga iti, yemwe abemeramana, mwategetswe gusiba nk'uko byari byarategetswe ababanjirije, kugira ngo mugandukire Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Aha murumva ko ari itegeko Imana yatanze
aho ivuga iti yemwe abemeye, yemwe abemeramana, mwategetswe gusiba nk'uko byari byarategetswe ababanjirije, kugira ngo mugandukire Imana Nyagasani umuremyi wanyu. Aha Imana Nyagasani iratumenyesha ko twategetswe gusiba nk'uko byari byarategetswe abatubanjirije kubaho ndetse no mu kwemera, kugira ngo turusheho gutinya Imana Nyagasani no gushaka impuhwe n'ibihembo biturutse kuri yo. Mbere ya byose, gusiba kwavuye ku Mana Nyagasani. Muvandimwe uteze amatwi iki kiganiro, mbere ya byose murumva ko gusiba, kwiyiriza ubusa, byavuye ku Mana Nyagasani Uwiteka we ushobora byose, kubera ko gusiba ari itegeko yaduhaye kugira ngo turishyire mu bikorwa nk'uko abatubanzirije baryubahirizaga. Nk'uko nanone Bibiliya ivuga ko gusiba mu kwezi kwa cyenda, ni kimwe n'uko Isilamu itegeka gusiba ukwezi kwa Ramadani, nako akaba ari ukwezi kwa cyenda. Ibi byerekana ko kwiyiriza kwari igikorwa cy'iyobokamana cyubaka umutima na roho, ndetse kikanatwigisha gukunda ukuri ndetse no gushaka impuhwe za Nyagasani umuremyi w'ibiremwa byose. Aha umuvandimwe yakomeje abaza ati, ese ni ayahe mezi twahawe yo gusibamo? Ni ayahe mezi twahawe yo kujya dukoramo igisibo? Ese igisibo gikorwa umwaka wose, gikorwa iminsi runaka? Ni ayahe mezi Imana yategetse abayisilamu yo gusibamo? Mu idini y'Ubuyisilamu hari amezi 4 matagatifu Imana yategetse ko uzabishobora azayasibemo, ariko ntabwo ari itegeko. Ayo mezi nayo ni ukwezi kwa Rajabu, ukwezi kwa 7 kuri kalendari ya Kisilamu, hakaza ukwezi kwa Shawwal, wakaba ari ukwezi kwa 10 kuri kalendari ya Kisilamu, hakaza ukwezi kwa Muharram, uku kukaba ari ukwezi kwa 1 kuri kalendari ya Kisilamu, ndetse hakaza n'ukwezi kwa Dhulhijja, uku kukaba ari ukwezi kwa 12 kuri kalendari ya Kisilamu. Ibi rero aya mezi agashimangirwa n'amagambo y'Imana matagatifu aboneka muri surati Tauba aya 36, aho Imana ivuga iti, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Aha Imana nyir'ubutagatifu iravuga iti, mu by'ukuri umubare w'amezi agize umwaka, yagenwe na Allah Nyagasani umuremyi wanyu ni amezi 12 nk'uko biri mu gitabo cya Allah. Nyamara uzasanga benshi bavuga ngo
ngo muzungu ngo yavumbuye amezi. Ayavumbuye gute? Kandi hano Allah atubwira ko ari we wamanuye umubare w'amezi muri Qur'an. Iki ni ikindi gitangaza kizakwereka ko Qur'an ari ukuri. Abashakashatsi babonye amezi ari 12 kandi na Qur'an ubwayo yahishuye ko amezi ari 12. Imana iti mu by'ukuri umubare w'amezi agize uwo mwaka yagenwe na Allah ni amezi 12, nk'uko biri mu gitabo cya Nyagasani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubwo yaremaga ibirere n'isi, muri yo harimo amezi 4 matagatifu. Kubahiriza ayo mezi niryo dini ritunganye, bityo ntimukayihemukiremo mukora ibyaha, kandi mujye murwanya ababangikanyamana bose nk'uko abarwanya mwese. Munamenye ko Allah ari kumwe n'abamutinya. Twinjiye muri Bibiliya, igitabo cya Zakariya, igice cya 8 umurongo wa 18 kugera kuri 21. Haravuga ngo maze ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo rinzaho rivuga riti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, kwiyiriza ubusa byo mu kwezi kwa 4 no mu kwezi kwa 5 no mu kwezi kwa 7 no mu kwezi kwa 10 bizahindukira ab'inzu y'i Buyuda iminsi y'umunezero n'iy'ibyishimo n'ibirori byiza cyane. Nuko nimukunde ukuri n'amahoro. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, muzabona amahanga azanye n'abaturage bo mu midugudu myinshi, kandi abaturage bo mu mudugudu umwe bazajya mu wundi bavuge bati, nimuze twihute dusabe Uwiteka Nyagasani umugisha, dushake Uwiteka Nyiringabo, bati natwe turajyayo. Aha rero bavandimwe, murabona ko nabariya batubanjirije bahawe amezi 4 matagatifu yo kujya biyiriza ubusa, bahawe amezi 4 matagatifu yo kujya asibwamo. Ni nayo mpamvu Korani yavuze ko twategetswe gusiba nk'abatubanjirije. Ntabwo gusiba ari icyaduka cyazanywe na Muhammad, ahubwo gusiba ni itegeko ryubahirizwaga n'abatubanjirije, kuko na mbere yuko Yesu aza, na mbere yuko Muhammad aza, igisibo cyari kiriho, barasibaga. Gusiba rero ni ukwifata ku byo kunywa n'ibyo kurya, ariko kandi no kwirinda amagambo mabi, ibikorwa bibi, no kwita ku bandi. Ibi byose biragukomeza mu buryo bw'umwuka ndetse na roho. Ibi byose tubonye biragukomeza mu buryo bwa roho ndetse n'umubiri, ukabaho utuje, ufite icyizere cy'ejo hazaza kuri Nyagasani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aha umuvandimwe yakomeje abaza ati, ese ni ukuhe kwezi abayisilamu basibamo igisibo muri rusange? Ko tubonye ko amezi 4 yo gusibwamo, ni ukuhe kwezi abayisilamu basibamo igisibo cy'abantu bose muri rusange? Igisibo cy'abantu bose muri rusange kiraboneka muri sura Al-Bakara aya 145, aho Imana Nyagasani ivuga iti, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Aha Imana Nyagasani iravuga iti ukwezi kwa Ramadani, uku kukaba ari ukwezi kwa 9 kuri kalendari ya Kisilamu, niko kwamanuwemo Korani kugira ngo ibe umuyoboro ku bantu n'ibimenyetso bigaragara by'umuyoboro wa Nyagasani Allah Subhanahu wa Ta'ala, binatandukanya ukuri n'ikinyoma. Imana iti kubw'ibyo muri mwe uwo uko kwezi kuzasanga ari muzima atarwaye azagusibe, n'uzaba arwaye cyangwa ari ku rugendo gusiba bikamugora, uwo nguwo azarye maze azuzuze umubare w'iminsi atasibye mu yindi minsi igihe azaba yorohewe cyangwa arangije urugendo. Allah Nyagasani abahitiramo ibyoroshye, ntabwo abahitiramo ibibagoye. Bityo nimwuzuze umubare w'iminsi y'igisibo kandi mukuze musingize Allah kuko yabayoboye kugira ngo mushimire. Ukwezi dusiba ari igisibo cya rusange. Aha mwumvise ko ari ukwezi kwamanuwemo Korani, nako kukaba ari ukwezi kwa Ramadani. Ni ukwezi kwa 9 kuri kalendari ya Kisilamu. Aha mwumvise ko ukwezi kwa Ramadani ariko kwezi twategetswemo gusiba twese kukaba ari ukwezi kwa Ramadani, akaba ari ukwezi kwa 9 kuri kalendari ya Kisilamu. Ese uku kwezi kwaba kuboneka muri Bibiliya? Yeremiya igice cya 36 ku murongo wa 9 haravuga hati, maze mu mwaka wa 5 wa Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, mu kwezi kwa 9 abantu b'i Yerusalemu bose n'abantu bose bari baje i Yerusalemu bavuye mu midugudu y'Ubuyuda bihakwiyiriza ubusa imbere y'Uwiteka, bashaka impuhwe n'imbabazi bituruka kwa Nyagasani umuremyi w'ijuru n'isi. Aha kubw'ibyo rero bavandimwe, murabona ko Abayisiraheli nabo bahawe gusiba ukwezi kwa 9 nk'ukwezi ko gusibamo kwahawe Abayisilamu. Abantu b'i Yerusalemu n'Abayisilamu bo mu bice bitandukanye basibaga mu kwezi kwa 9 imbere y'Imana, bagaragaza kwiyegurira ibyishimo n'amahoro mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabikora bashaka kubona bari mu bishimiwe n'Imana Nyagasani umuremyi w'ibiremwa byose. Mu gusoza rero bavandimwe, mwumvise ko gusiba atari igikorwa gusa cyo kwiyiriza, ahubwo ni isomo ry'Imana ryo gukunda ukuri, gukunda amahoro no kwishimira ibyiza by'Uwiteka Nyagasani.
umuremyi w'ibiremwa byose. Bityo rero nimukunde ukuri, nimukunde amahoro, maze ibyishimo by'Imana bibe mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Nimukunde ukuri n'amahoro, maze musome byinshi mu mateka y'ibisibo aboneka muri Bibiliya ndetse na Korani, ibitabo Imana yaduhaye byo kwigiraho. Kandi bavandimwe, mukore subscribe kugira ngo mutazacikwa n'izindi nyigisho nziza nk'izi ngizi, mutibagiwe no gukora like, share na comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bikomeze kubageraho ku gihe na buri uko bishyizwe ku rubuga. Ikiganiro gitaha tuzarebera hamwe ifunguro abayisilamu barya nijoro rikunze kwitwa idaku, kuko iki kibazo nacyo barakitubajije, ngo ese kuki abayisilamu basiba ngo hanyuma nijoro bakarya? Ngo baye basiba by'ukuri bagasibye ijoro n'amanywa hanyuma ntibarye. Iki kiganiro ntikizabacike, ariko kutagucika no gukora subscribe ndetse like na comment cyazageraho nacyo ukazahita ukibona. Amahoro y'Imana, impuhwe n'imigisha no kwakirirwa igisibo cyanyu nibyo mbifurije. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha bavandimwe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The moon is thin, the night is calm, a holy month, a healing balm. Hearts awaken, souls ignite. Ramadan's light, Ramadan's glow. Through the fast our spirits grow. In every prayer, in every sigh, we seek the mercy of the sky.